Twongeye kubasuhuza abakunzi ba sheni yacu Umucyo Hambo, duhora tubifuriza amahoro n'imigisha ndetse bituruka ku Mwami Imana, duhumuriza ababa barwaye, ababa bafite imibabaro mu buryo butandukanye. Turababwira ngo pole sana, mukomeze kugubwa neza, kandi wari ubabaye turamwaturaho ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko bisanzwe aha ni ku Mucyo Hambo, tubagezaho amakuru atandukanye avugwa mu gihugu cyacu, amakuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, amakuru avugwa mu madini n'amatorero n'izindi nkuru zitandukanye. Uko tuzibonye tuzibagezaho. Iyi sheni yacu Umucyo Hambo ni sheni iberiho kubagezaho amakuru kandi ku gihe. Uyu munsi rero ndakwiyegereje ngo hayikaze we waba uri mushya ku isheni, kandi nawe uri inshuti yacu usanzwe udukurikira, komeza udukurikire, hanyuma ushobora gukanda like, ugakanda share, komanteri yawe ibikenewe byihariye kureba video ukayisoza, ubu duteye inkunga ikomeye. Kandi nanone ku muntu utarakanda subscribe ukaba uri mushya kwisheni, wakanda subscribe. Byose birakenewe, byose babikenewe. Rero nkuko bisanzwe hakuri sheni yacu tubagezaho amakuru atandukanye. Uyu munsi tubafitiye inkuru, ni inkuru ireba buri muntu wese, cyane cyane abafite ibibanza mu mujyi wa Kigali ariko bitubatse. Umenya aya makuru, abafite ibibanza mu mujyi wa Kigali ariko bitubatse, ndetse namwe mufite ibibanza ariko byubatse, mukwiye kumenya umujyi wacu dutegurira iki. Kandi nawe udafite ikibanza birashoboka ko nawe ejo wakibona. Niyo mpamvu udakwiriye kwirengagiza kumva aya makuru. Aya makuru buri wese aramureba. Komeza rero ukurikire bimwe mu bigize iyi nkuru, nicyo kigiye kwibandwaho. Tugiye kureba icyo umujyi wa Kigali watangaje ku bijyanye n'abantu bafite ibibanza ariko bimaze igihe bitubakwa, bafite ibibanza bitubatse. Tugiye kureba inama umujyi wa Kigali watanze ni iyihe. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Ariko nyemerera mbere yuko tuvuga icyo umujyi wa Kigali watangaje ku iki kibazo, hanyuma unyemerere mbanze mvuge ijambo ry'Imana mu masegonda makeya, ariko ni ijambo ry'Imana riza kugendana n'iyi nkuru yacu. Reka ngushimire niba ubinyemereye. Umuntu wese azabona imbuto y'akazi ke. Uwubaka ku ntego nziza azahabwa umugisha. Uwubaka ku ntego nziza azahabwa umugisha. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje gahunda nshya yo gutunganya ibibanza byose bidakorerwamo, bigashyirwamo ubusitani. Ibi bigamije kurwanya akajagari ndetse no kongera umutekano mu mujyi. Impamvu nyamukuru, nk'uko umuvugizi w'umujyi Emma Claudine Ntirenganya bivuga, ibibanza bitubatse bikunze kuba indiri y'abajura ndetse bikangiriza isuku y'umujyi. Ubu buryo bwo gushyiramo ubusitani butuma aho hantu haba heza, harangwa n'isuku kandi hatera ibyishimo ku baturage. Ibikorwa byahise ku minsi ya Noheli, umujyi wa Kigali wafunguye ubusitani mu kibanza kiri imbere ya tisi kitubatse imyaka myinshi. Ni urugero rwerekana ko gahunda nshya izakorwa mu buryo burambye kandi bufite inyungu ku baturage. Icyo abatuye Kigali bakwiye gukora: abafite ibibanza bitubatse basabwa kubyubaka cyangwa kubishyiramo ubusitani. Buri wese asabwa gukoresha ibibanza bye mu buryo bwungura umujyi bikurikije igishushanyo mbonera. Ubwo buryo buzafasha kandi mu kwirinda ko ibibanza bihinduka ahantu h'akajagari cyangwa hatera umutekano muke. Imibare y'ibibanza bidakorerwamo isuku mu mujyi wa Kigali habaruwe ibibanza 112 bidakorerwa isuku. 101 biri mu karere ka Nyarugenge, 7 mu karere ka Gasabo na 4 muri Kicukiro. Ibi bibanza nibyo byihutirwa gutunganywa cyangwa gushyirwamo ubusitani.
Gahunda yo gushyiramo ubusitani ku bibanza bitubatse ni intambwe ikomeye mu kongera isuku, umutekano n'iterambere ry'umujyi wa Kigali. Abaturage barasabwa gufatanya n'ubuyobozi kugira ngo umujyi wa Kigali ugaragaze neza kandi wuzuze ibyishimo ku baturage bose. Ibibanza bitubatse mu mujyi wa Kigali bigiye gushyiramo ubusitani. Aha yari ku Mucyo Humble, ni sheni isanzwe ikugezaho inkuru zitandukanye. Iyi nkuru nayo tubagejejeho mw'aya masaha yumvise ni inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe. Mbabwire ko ari inkuru yizewe, ukore share uyisharinga ahandi, kandi nanone ukore like, ukande subscribe ku muntu utarayikanda, hanyuma nawe wakanze subscribe ukande inzogera, hanyuma unazajya ubona notification igihe cyose dushyizeho inkuru. Shalom shalom, amakuru yacu nakagaruka.